Reka nongere nkusuhuze kandi nizere ko wakoze subscribe, like, share na comment ku buhanuzi bushya TV. Nawe utarabikora nizere ko ugiye kubikora kugira ngo ibintu bikomeze bibe byiza cyane. Ngewe ndi Sadunda w'Abanyarwanda, ni ngewe tugiye kubana muri iki kiganiro. Mu by'ukuri duherutse kubona cyangwa se kumva inkuru zigiye zitandukanye cyane zikurikira cyangwa se ziherekeza urupfu rwa nyakwigendera Pasiteri Theogene. Mu by'ukuri hashize nk'iminsi ibiri cyangwa se itatu cyangwa se umwe muri hagati aho Pasiteri Theogene ashyinguwe i Rusororo. Habaye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, umuvundo w'abantu mu muhanda, umuvundo w'abandi bari bamuherekeje, cyane cyane abaturage bo muri kariya karere ka Gasabo, aho Rusororo iherereye cyangwa se aho irimbi rya Rusororo riherereye. Mu by'ukuri ntago byari byoroshye kuba abantu batanga umwanya kugira ngo igikorwa cyo gushyingura kigende neza, cyane ko benshi bavugaga bati mureke kumushyingura tumurebe, mureke kumushyingura tumugumane wenda nk'iminsi itatu kugira ngo dushire urukumbuzi. Muri make hitabajwe polisi yo ikorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo kugira ngo kiriya gikorwa kigende neza. Mbese biriya byose byagaragaye ko Pasiteri Theogene yari intungane kandi yarakunzwe cyane cyane n'abaturage. Ni ukuvuga ngo hari abaturage benshi, bamwe bagenze n'amaguru guturuka aho yasezerewe Nyarugenge mu mujyi kuri ADPR bamanuka Nyabugogo za Kimisagara, abaturage bose bagenda n'amaguru bamuherekeje gukomeza kugera Rusororo, n'abandi baturage bari bamuherekeje. Ariko inkuru tubonye cyangwa se inkuru twumvisha aka kanya ni yuko madamu we aka kanya akiri kuzenguruka mu modoka ya Vewiti bamutwayemo icyo gihe ajya guherekeza umugabo we, ari kuyizengurukamo cyane ko abenshi bakunze kwandika amastatasi, bakunze kugenda bavuga ngo ari kurya iminyenga. Ni nk'uko we ari kuvuga ngo ari kugenda atanga ubutumwa ku masocial medias n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni ibintu bitamenyerewe mu muco nyarwanda. Iyo ubuze uwawe ufata igihe cyo kwitekerezaho nawe ubwawe ukareba ahazaza hawe, kuko nyakwigendera aba yagiye ariko abasize inkuru, abasize ibikorwa. Nawe ugomba kwitekerezaho ukareba ukavuga uti ese ko agiye njyewe ndinde wo kutazamusangayo, niki nakora kugira ngo nzasige nanjye inkuru nziza. Ariko madamu wa nyakwigendera umaze kumenyekana ku izina ryitwa Asiya, ari kuzenguruka ahantu hagiye hatandukanye muri Vewiti bamutemberejemo. Abenshi bari kuvuga ngo ari kurya iminyenga, ariko we akavuga ko ari gutanga ubutumwa ahantu hagiye hatandukanye, cyane ko umunsi w'ejo ubwo ntegura gukora iyi nkuru uno munsi, nabonye ahantu hagiye hatandukanye yagiye, ariko umunsi w'ejo yaherekeje undi nyakwigendera Donati wapfanye n'umugabo we. Ariko abenshi ntabwo babibonye neza, bavuze bati yakabaye ari mu bibazo, mu gahinda ndetse no gutekereza ku butumwa umugabo we asize. Ariko we ati reka njye guherekeza umwana wacu. Bukeye bwaho aribwo uno munsi hasohotse inkuru
hari ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ari kugenda avuga kuri biriya byabaye kuri ba nyakwigendera bagiye batandukanye. Tunyarukira ku bandi bapfanye na nyakwigendera Pasiteri Theogene baturutse mu gihugu cy'Amerika. Nakomeje kureba ahantu hagiye hatandukanye, inkuru zigiye zitandukanye, cyane ko uwasohoye inkuru bwa mbere nabibonye ku kinyamakuru cya X-Large yahamagaye muvandimwe wa bariya bitabye Imana bapfanye na Pasiteri Theogene, aramuganiriza amubwira ko adashaka no kubavugaho, adashaka no kumenya uko byagenze. Ni mu makuru yagiye atangazwa kenshi bavuga ngo ese abapfanye cyangwa se abitabanye Imana kimwe na Pasiteri Theogene bo ko batavuzwe byagenze bite, kandi ko hari abenshi na benshi bitabanye Imana nawe, ese bo bashyinguwe mu Rwanda, bagumye Uganda, byagenze gute? Mbese amakuru agiye atandukanye. Rero imiryango yabo ntabwo ifite byinshi byo kutangaza, muri make nabo ubwabo bari kuvuga bati bagiye muri biriya, bagiye mu bintu by'umushyanuko niko nabyita, cyangwa se ibintu bya enjoyment, cyangwa se bagiye mu bintu bo ubwabo batari bapanze, gusa ikiba ni mu mugambi w'Imana. Tugaruke gatoya mu gihugu cyo mu Rwanda, mu nkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko uwari umunyamakuru ukomeye cyane witwa Vidi Frank nawe yaba yitabye Imana. Ni nyuma y'uko twabonye ibintu bigiye bitandukanye byabereye za Nyabugogo n'ahandi hagiye hatandukanye, abantu bapfa bagira gute, ibintu byinshi cyane, ariko kuri ubu tubona inkuru y'agatangaza ivuga ko Vidi Frank yaba yitabye Imana. Tugarutse gato kuri uyu madamu wa nyakwigendera Pasiteri Theogene, hari benshi bari kugenda bamugira inama bavuga bati jya mu rugo rwawe utuze, nawe witekerezeho, utekereze icyatunga abana bawe, cyane ko aho Pasiteri Theogene yaragarukije akora ukwiye kuhasubukura ugakomerezaho kugeza igihe nawe uzamusangirayo. Yari Sadunda w'Imana, umuhungu w'Abanyarwanda. Iyi ni Ubuhanuzi Bushya TV. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao.